twongeye kubasuhuza kandi turabishimiye kubana namwe. Turabashimiye rero ko mukomeje kutwereka urukundo muri kumwe natwe kuri televiziyo yacu Isoko y'Ubuzima ari nayo yanyu ibagezeho ibyiza byinshi. Ubushize rero twakoze ibiganiro ubwo duherukana, twabahaye ikiganiro cy'uburyo umuntu yakwipimisha inda n'ibyiza byo gupimisha inda ndetse n'ibimenyetso mpuruza. Nizera neza ko mwanyuzwe kandi none mwaryohewe n'akaririmbo twabateguriye keza cyane gakubiyemo ibyiza byose Isoko y'Ubuzima ibategurira. Turabakunda cyane. Ubu rero tugiye kubaha ikiganiro nanone kivuga ko ku buzima bwo mu mutwe ku mubyeyi utwite. Mubyeyi, mugabo, musore, wowe ushobora kuba warateye inda cyangwa se mukobwa we watewe inda, nawe mugabo ufite umugore wawe nawe utwite, umva ko ari inshingano zawe mu kwita kuri uwo mubyeyi cyangwa se kuri uwo mukunzi wawe, ndetse kandi ari nabyo none uba witaye no ku mwana uri mu nda. Muri kumwe nanjye Janvier Haganimana. Yego, Elianzirorera waramutse? Umeze neza? Yego, Elianzirorera rero abakunzi b'Isoko y'Ubuzima baradukunda, ariko nagira ngo ibintu ugiye kubabwira nabo ubabwire ko tubakunda. Yego, urakoze. Nongeye kubasuhuza kandi nanjye bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV, kandi nongeye kwishimira kuza gukomezanya namwe kumva ibiganiro byacu by'uruhererekane. Tubashimira inama, ibitekerezo mwagiye mutanga ku biganiro byabanje cyangwa se n'ibibazo mwagiye mubaza. Ni ukuri turabashimiye kandi natwe duhari ku bwanyu. Uyu munsi rero bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV tugiye kubaganiriza cyangwa tugiye kubagira inama cyangwa tugiye kwiga uburyo umuntu agomba kurinda ubuzima bwo mu mutwe mu gihe atwite. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uburyo ushaka kububungabunga mu gihe wamaze gusama. Bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV rero ntimujye kure, ndaje kugira ngo mbafashe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV rero murumva ko biryoshye, murumva ko ari inyungu nyinshi gukurikira televiziyo yanyu ari nayo yacu Isoko y'Ubuzima, izabagezaho byinshi byiza. Mwibuke gukora subscribe, hanyuma mukande kuri like, mutwereke ko mwishimye, kandi munahereze kuri ubu bumenyi tubaha n'inshuti zanyu. Niba ukibibona ubonye ibiganiro by'Isoko y'Ubuzima TV, hita ubwira mugenzi wawe ngo Isoko y'Ubuzima TV yategerejeho ikiganiro cyiza kiryoshye kivuga gutya, ukimuhereze, unabimwereke, umubwire uti nawe jyaho wirebere. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Turakomeje. Murakoze cyane bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV, nk'uko nabibasezeranije rero reka tuganire mu mwanya mutoya ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uburyo bugomba kubungwabungwa ku mugore utwite. Nk'uko nabibabwiye ubushize, iyo umugore amaze gusama ubuzima buba buhindutse. Ni ukuvuga ngo umubiri uba wakiriye ibindi bintu bitari bisanzwe muri wo, nibwo usanga ubuzima buhindutse. Mu ndimi z'amahanga babanza kubyita mood change. Uko umugore yari ameze uko agisama ibintu birahinduka, nubwo n'umugabo we bishobora kubaho nawe kumva nyine hari ibihindutse muri we. Ariko tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku mugore utwite. Ngo umugore utwite iyo asamye ubuzima bwo mu mutwe bwe buba bugiye ku yindi level, hari indi mitekerereze ashobora kugira. Cyane cyane hari abantu basama inda zitateguwe, bariya abantu ubuzima bwabo bwo mu mutwe cyangwa se imitekerereze yabo irahinduka. Abantu batwita bari bateganyije ko batatekereza ko bakagombye gutwita, ariko bidakuyeho ko n'uwaplaninze uwateganyije gutwita nawe ubuzima bwe mu mutwe bwe budahinduka. Ariko cyane cyane abo bari high vulnerable, abo batwita inda zitateguwe bo biba bibi cyane, kuko byanga byakunda urumva abasamye inda atabyiteguye, ndetse si n'abandi basamye inda, si babandi baba teenager bakiri mu myaka 18 batabana n'abafasha babo. N'umuntu mu rugo n'umumama ashobora gusama, we yari yaraboneje urubyaro akavuga ngo wenda nihaye imyaka 5 yaboneza urubyaro, kwa kuboneza urubyaro akabisamiramo. Muzi ko bidakora 100%, ya 0 n'ibice rimwe ukaba wasama. Icyo gihe hagiye bideranja bijyanye n'imitekerereze, ukaba wasanga ubuzima bwawe mugiye
imitekerereze yabwo igenze nabi. So nagira ngo rero uyu mwanya tuganire uburyo dukwiye kwitwara mu gihe usamye. Ni ngo niba mubyeyi utwite ukaba mukumenye ko wasamye, reka tuvuge ku nda wateganyije. Inda iteganyijwe yapanzwe n'umuryango, mukaba muti dukeneye kubyara. Icyo gihe nkuko nabibabwiye hari imisemburo umugore izamuka aba afite. Iyo misemburo rero ishobora gutuma nuza wari urimo ihinduka, mudu ugahinduka. Ukaba niba wakundaga kuganira, hari abantu bavuga ngo mbura muntu ngagisama ngo yahise ahinduka, ngo nta kintu ngo yagize umushiha. Ntabwo ari umushiha, mugomba kumenya ko biba byahindutse ubuzima yari arimo, ahubwo mwamukwiye tuba dukwiye kumwegera tukamuganiriza, tukamuha kuraje, tukamubwira ko agomba kumva ko azabona umwana, akabyitegura niba ari wa wundi wasamye inda yateganyije, iyo muda akayijyamo. Ariko yo hanze aha dutangiye kumubwira ngo runaka ngagisama ngo yagize umushiha, ntabwo ari umushiha komutere kuko waje kuko yabiteganyije, ahubwo ni umushiha wenda ni uburyo imyitwarire ihinduka kubera n'uburyo imisemburo yo mu mubiri yahindutse, ndetse n'uko yajyaga yitwara. Urumva aba afite undi muntu mu nda, uko yagendaga uko yitwaraga birahinduka. Icyo dushaka rero kubabwira abakunzi b'Isoko y'Ubuzima TV, aho tubana mu rungu, niba uri umutwari ugomba kumenya kumuganiriza. Mushobora kuba mwafataga nk'ibiganiro mugafata nk'isaha muganira museka, ariko yamara gusama ukabona birahindutse. Rimwe na rimwe ukabona ibyo yakoraga birahindutse. Hari n'abavuga ngo nabuze ubushake. Ibyo byose ni ibintu bishobora guhinduka ku mugore utwite mu gihe yasamye. Batware bagabo mugomba kumenya uko mwitwara, mukamenya ko umudamu atwite, ahubwo mukamenya uko mugomba kumwegera mukamuganiriza. Nibyo bimugarura muri mudu nziza, akarushaho kwishima. Ikindi kibaho, urumva niba mudu ihindutse, hari ukuntu niba yari afite akazi, imikorere ye itangira nayo kugenda isa nkaho igira, nubwo bagerageza. Ariko yaba n'abakoresha n'umugore atwite akakubwira ngo nshaka kujya kunywa amazi, ugomba kumenya ko byarahindutse, ndetse no mu mitekerereze ye byarahindutse. Bakunda no gusonza cyane kubera gutekereza cyane. Aratekereza, uko uri utega ibitekerezo byinshi niko umubiri ukora, uko ukora niko igifu gikora, bagasonza. Ariko baba bari no kugaburira undi muntu. Niyo mpamvu no mu mitekerereze yabo bishobora guhinduka, akaba yagira imitekerereze myinshi cyane. Ikindi ku bantu basama inda batateguye, nango inda itateganyijwe, itateguwe mu muryango, cyangwa se na babandi bandi tuziranye bakiri iwawe, kwa kundi ushobora gusama inda itateguwe uri urubyiruko. Nango bano bantu bo bita biba bibi cyane, kubera ko muri community aba yiteze ko ari urubyiruko, cyangwa se nta nubwo aba ashaka kubyara, wa mwana ntabamushaka. Yaje amenye ko asamye, haraba agira ibyo bita gukora suicide, akumva yanakwiyahura. Urumva nuhango ubuzima bwe we noneho nta nubwo ari ya misemburo gusa, ahubwo n'imitekerereze. Rubanda rurambona ni ko uyu mwana ntari naramuteganyije kumubyara. Icyo gihe agatangira kwivana muri sosiyete. Niba wabonaga muganirira ahantu hamwe ukabona nta kiza mu kiganiro, so uyu muntu rero ubuzima bwo mutwe bwarahindutse, kuko hari n'abagera ku rwego ashaka ngo ndiyahura. So banyarwandakazi bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV, niba uzi umuntu wasamye inda atateganyije, mwitangira kumukwena, kubera ko n'umukwena ubuzima bwo mutwe bwe burarushaho kugenda nabi. Ahubwo icyo akeneye ni ukumuganiriza, ndetse iyo bibaye bibi cyane tunabasaba kujya no kwa muganga, akabona n'umuntu ushinzwe ubuzima bwo mutwe, cyangwa se no mubyaza nawe ashobora kumuganiriza, n'undi muganga wese aba ashobora kumuganiriza. Bano bantu bagera ku rwego ashobora kugera icyo gihe cyo kwiyahura, ubuzima bwabo bukeneye kwitabwaho cyane. Aha rero tubasaba ko tubaba hafi. Niba uri umubyeyi ukaba waragize ibyago mu muryango hakazamo uwo muntu, niba uri umuntu muziranye mwari inshuti, hari n'igihe abari inshuti n'urubyiruko, umwe muri mwe akagihura n'ibyo byago, ahubwo kugira ngo mumugire inama mugatangira kumukwena, kumwezura, mukamukura mu bandi, buriya n'ubundi yaba umugore, oya ntago ari ibyo. Ibyo byatuma tugera ku kigero kiri hejuru cy'abantu biyahura kandi batwite. Bakunze b'Isoko y'Ubuzima TV, uyu muntu aba akeneye kuganirizwa
bikomeye cyane, byaba ngombwa hari n'imiti ashobora guhabwa mu rwego rwo kumufasha yaba yo kuganira na muganga. Niyo mpamvu niba ubona uwo muntu muri kumwe muri community wigumye kumubwira ngo aratwite bizagenda biti, ahubwo abakeneye kuganirizwa neza. Akunze isoko y'ubuzima, umuntu utwite ubuzima bwo mu mutwe bwe bugomba kubungwabungwa kuva hasi kugera hejuru, kandi mukamenya uburyo abayemo n'uburyo yitwara, ndetse mukamuherekeza kugeza kuri bya byumweru 40 nababwiye umuntu aba yemereye kubyariraho, kugira ngo mubashe kumenya neza uko yitwaye. Ariko se muga, yego urakoze cyane. Mbere na mbere mbanze ngushimire, ariko nibazaga yego muri comment abakunze b'isoko y'ubuzima bazatubaza tubasubize, ariko se nari mfite akabazo nk'urubyiruko cyangwa se umwana cyangwa se umukobwa w'imyaka wenda 20 uri mu kigero cyo kuba yabyara, aramutse asamye ko nta mutwara aba afite, atari we wenyine, kandi no muri sosiyete hari igihe muri community wenda ashobora kuba naho atabasha kujyayo, nko muri korali akaba yabireka kubera abantu bamubona n'uburyo babitekerezaho. Mu muryango ho bakwitwara bate mu muryango kugira ngo uwo mubyeyi cyangwa se uwo mwana wabo utwite azabaho umwuzukuru ari mu bihe byiza, ubuzima bwo mu mutwe bwe n'imitekerereze ye ikimeze neza, aho uwo muryango wakwitwara ute? Murakoze cyane, kandi namwe bakunze isoko y'ubuzima TV, iki kibazo ndumva ari cyiza cyane. Cyane cyane icyo nabwira mu muryango ni uko bagomba kumenya ko uyu mwana nubwo asamye atagize, ntago akwiye gutabwa, ntago akwiye kujugunywa, kubera ko najugunywa nibyo nababwiraga, kubera ko bihurana n'imitekerereze ye, ashobora kukigera ku cyagero yiyahura, bikaba byavamo ibindi kandi atarafashijwe nko mu muryango. Icyo nasaba mu muryango rero ni ukuguma kuba hafi uyu muntu, bakamuganiriza, bakamugira inama, ariko kandi bakamushishikariza no kwipimisha inda, kuko yageze kwa muganga nawe abasha kumuganiriza ku buryo wa mwana tumusubiza muri mood nziza, cyangwa se mu buzima bwiza bw'imitekerereze, akabasha gutekereza neza kurusha uko twakamukwenye ngo yasamye yagize ate. Cyane cyane famiye ndayigira inama mu muryango, mu rugo hariya niho habera ibibazo, mwaba mugomba kumuba hafi mukamugira inama, kubera ko nagira mbabwire ngo iyo mutangiye kumugira, hari n'igihe n'umwana twite bimugiraho ikibazo. Niyo mpamvu wa mwana yandi ishobora kuvamo, cyangwa se umwana akazavuka nawe afite ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se ibice by'umubiri bimwe na bimwe ntibyireme kubera stress mama yahuye nazo. Mu muryango rero mugomba kuba hafi cyane, mukamuganira, mukamwisanzuraho, mukamwereka ko ibyabaye ari ibintu bishoboka, nta kibazo rwose mu muryango, ndetse akanafashwa. Murakoze cyane muganga. Nagira ngo rero abakunzi b'isoko y'ubuzima mbashimire kandi mbabwire yuko tubakunda. Murumva ko rero umuryango wowe ufite umwana w'umukobwa cyangwa se umukobwa wanyu akaba yarasamiye mu rugo, ntabwo nawe ari uwo gutabwa. Mumwiteho, mumuganirize neza, mumuhumurize kandi mumube hafi. Erega n'umwuzukuru agiye kubazanira, kandi umwana burya n'umutware, ari uwo wanyu n'umutware, ndetse n'uwatwite nawe n'umutware. Turabakunda cyane, turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kuryoherwa n'ibiganiro bya televiziyo yacu ariyo yanyu Isoko y'Ubuzima. Murakoze. Turabakunda cyane bakunze bacu.